Reka nongere mbahe ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye igice cyacu cya kabiri ariko tutaragera aho twarangiriza igice cya mbere. Reka tubibutse aho cyari kiri kurangirira. Twabonye uriya mukobwa we rwose yaje amuzaniye amafunguro, ariko arabyanga, yanze kubyakira, aramubwira ngo genda nawe ubirye. Urabona rwose umukobwa yabisubijeyo ubona yuko atishimye, yabisubijeyo rwose ubona ko atishimye, agenda arira, yagiye arira rwose ubona ko atabyishimiye neza. Uyu mukobwa rwose akomeza kuhatesekera, ariko nta kundi, agomba kwihangana kuko muri iyi si niko ubuzima buba bumeze. Habaho kwishima, hakabaho no kubabara, habaho guseka, hakabaho no kurira. Byose rero umuntu arabimenyera. Turabona rwose mama we yaje amwegera, nyina araje aramwegera amubaza bimeze bite, mbona utishimye, habaye iki? Ariko umukobwa yakomeje kumubwira ngo nta kibazo, njye meze neza, nta kibazo, nta kibazo, kandi mbona utameze neza rwose. Oya, mbwiza ukuri, mbwira ni ikibazo kihe ufite? Ni ikihe kibazo ufite? Umukobwa yakomeje kuririra mama we kuko nta kundi yari kubigenza rwose. Agahinda karamufata, akagera akarira, nawe atazi aho amarira rwose aturutse. Umukobwa wacu rwose yakomeje gutesekera muri uru rugo, ariko ariko ateswa n'uriya mukobwa wo muri uru rugo rwose wigira uwo mu bakire. Ntabatindiye rero, reka dutangire n'igice cyacu cya kabiri cy'iyi filime yacu yitwa After School, nyuma y'ishuri. Urabona rwose mama yatangiye yishimanye n'umwana wiwe, urabona ko bishimanye rwose. Maze nyir'urugo yaraje arabegera, bahise bamusura. Umeze neza mama? Meze neza. Mama yahise atangira amubwira ngo imico yawe uko watangiye ntabwo ari byiza rwose, ugomba guhindura. Turabona rwose umubyeyi yari ari kwishima rwose. Urabona wa mukobwa w'uyu mumama yaciyeho rwose abasunika, asa nk'uwihuta, maze baramubwiye ngo tegereza mugenzi wawe mujyane ku ishuri. Njye mfite gahunda nyinshi, ntabwo twajyana rwose, araza kwizana. Yahise amusiga acaho arigendera rwose. N'uyu mukobwa wacu nawe yahise rwose abasezera, yahise rwose asezera uyu nyirabuja kugira ngo abe yakerekeza ku ishuri.
Umwana rwose bigaragaza ko yatojwe umuco, yaratojwe rwose. Urabona rwose ibyishimo byabasaze, mu rugo ni ibyishimo gusa. Urabona rwose urukundo rw'umubyeyi ruri kwigaragaza, aho mama wiwe rwose urabona ko yabyishimiye rwose. Aragenda amubwira ngo mwana wanjye uzige neza rwose, uzatsinde, uzige neza umpeshe ishema, tuve muri ubu buzima. Yakomeje rwose amuhobera amubwira ngo amasomo meza kandi ni ukuri ujye umenya icyakujyanye ku ishuri. Turabona rwose mama yaramuherekeje rwose. Umwana ageze ku ishuri rwose, urabona ko abandi banyeshuri bari kumutaho bishimye baseka. Nawe yakomeje kwirebera rwose, areba hirya no hino agenzura. Hari uwaje n'imodoka, ni mugenzi we rwose yaje aramusuhuza. Turabona ku ishuri mwarimu yatangiye ababwira ngo dufite umushyitsi, dufite umunyeshuri mushyashya aje hano kugira ngo mufashanye kwiga muzamurane. None mwarimu uyu yitwa nde, avuye he? Araza kubibwira, mwe mutegerejeho gake. Urabona rwose bari mu ishuri batuje, mwarimu ari kubabwira ngo mushobora kumwakira kugira ngo abe yakicarana namwe. Urabona rwose bamushyize ku ntebe y'uriya mukobwa wundi. Urabona rwose ko uriya mukobwa ari kumubwira ngo urakaza neza kandi icara hano utuze rwose urisanga. Urabona rwose umukobwa wacu we nta bintu byinshi, yahise yicara atangira gukurikira. Mwarimu yaje gusohoka, agisohoka abanyeshuri nabo bahise batangira guhaguruka bagenda. Urabona rwose bari gucaho bagenda. Yahise yasohokanye n'uriya bari bicaranye, bagenda baganira, amubaza ngo bimeze bite. Urabona rwose na wa mugenzi we mu rugo yaje ari kuza rwose amukomera amashyi amubwira ngo urakaza neza, wabonye inshuti. Ntabwo abanyeshuri bigeze bamenya ko babana mu rugo rumwe rwose. Urabona ko uriya mugenzi we arasa nk'igishegabo rwose, yatangiye kugenda asomera uriya mugenzi we amubwira ngo uri kumufasha ngo bigende gute, uri kugira ngo akubone ko uri umuntu mwiza. Rero urabona rwose batangiye bamucaho bamuhirika bamucira mu maso, ariko umukobwa wacu aramubwiye ngo humura, ntabwo uri wenyine, turi kumwe njye nawe kandi nzagufasha aho nshoboye, nawe uzamfasha aho nshoboye. Ndizera ko bizagenda neza rwose, nta kibazo kizavukamo. Urabona ku isomo rikurikiyeho rwose, urabona bari mu ishuri, mwarimu ari kugenda ababaza ibibazo. Hano rwose bari kugenda bamusubiza neza nta kibazo.
mbibutsa gukanda subscribe rwose kuri channel yacu East African Movie kugira ngo mujye mukurikirana inkuru zacu z'urukundo tugenda tubagezaho buri munsi. Nje ugenda uzibagezaho ni Birasa Official. Turabona rwose mwarimu yarakomeje arababwira ngo mushimire rwose uyu mukobwa asubije neza cyane. Mwarimu yaje kubabwira ngo mbasigiye umukoro, ubwo musigare muwukora mufashanye kugira ngo muzabashe gutsinda. Urabona rwose umukobwa yakomeje gukurikira abaza mugenzi we, ese hari ikintu wumvishe? Nabyumvishe, wansubiramo rwose, njyewe bisa nkaho nta kintu nigeze mfata, ntabwo nabyumvishe neza. Urabona rwose mu ishuri hari uwamukubise ikaramu rwose yo ku gutwi, ni wa mukobwa mugenzi we babana mu rugo rwose. Urabona yatangiye kugenda amucokoza rwose, amukubita ikaramu yo ku gutwi. Umukobwa ariko yaricecekeye. Urabona rwose umukobwa nta bintu byinshi aba afite. Bakomeje kumuseka, n'uyu musore nawe urabona rwose ko yari yamwishimiye, ariko yari atararikocora. Turabona rwose bagiri mu rugo, umukobwa wacu yari yibereye mu gikoni ari koza ibyombo, ari koza, maze uriya mugenzi we yaje amwijyaho rwose, wowe ntago watsinda rwose, wowe uri uwo gukora akazi ko mu rugo niko kakubereye. Yamumennyeho rwose amazi, yamumennyeho. Nyina we yaje yiruka rwose, habaye iki? Umwana ariko yanze kugira icyo avuga kugira ngo adateranya uyu mukobwa we. Yaramubwiye ngo nta kibazo mama, nta kibazo kibaye. Ni ukuri rwose mama, mbabarira, birancitse rwose, birancitse, amazi amumenekaho, mbabarira. Umukobwa rwose ucisha make yaramubwiye ngo nta kibazo rwose. Urabona rwose asa nk'uwirembeje, asa nkaho rwose ari kwereka ko bari kumwe, ariko mama akimara kugenda yarasetse aratemberagara rwose, amwereka yuko yamweretse ko rwose bimushimishije kuba amumennyeho amazi ikirahure cyuzuye, maze aramubwira ngo iyi niko bitangiye, ngiye kuzajya nkubabaza buri munsi kugeza igihe uzava muri uru rugo. Turabona rwose mu ishuri bari gukurikira, mwarimu yakomeje kubigisha, ari nako ababaza ibibazo rwose. Yakomeje kubabaza ibibazo, ari nako basubiza rwose. Urabona ko bari gukurikira nta kibazo gihari. Umukobwa wacu rwose urabona ko ari kugaragara neza, ari kugaragara neza rwose. Mwarimu yarababwiye ngo mbwira, ni gute abantu babaho mu rukundo rumwe? Umukobwa nawe yaramubwiye ngo rwose kugira ngo abantu babeho mu rukundo rumwe ni uko bagomba gufashanya muri buri kimwe cyose. Waba ufite ikibazo ukabwira bagenzi bawe bakagikemura, niba hari ubufasha ufite ukabutanga, ndumva ariko byagenda. Mwarimu yarabwiye ngo urakoze cyane rwose, uri umwana ushyira mu gaciro kandi biragaragara yuko rwose uzi ubwenge. Urabona rwose mwarimu isomo ryararangiye, niko
ngo tuzabonana ubutaha. Turabona bari ku ishuri bari mu kajaride rwose, urabona ko bari gusubira mu masomo rwose. Urabona ko wa muhungu yaje yegereye umukobwa, arangije atangira kumubwira ngo umeze ute, umeze neza, uri gukurikira nta kibazo? Nta kibazo rwose, ndi gukurikira neza. Urabona rwose bakomeje kuganira, ubona ko hari ukuntu basa nk'aho bishimanye. Barishimanye rwose. Agenda amubwira ngo ariko hari amasomo mba ntari kumva neza, nimba ufite akanya wazajya uyansubiramo rwose kugira ngo nanjye nzabashe gutsinda. Urabona rwose uyu muhungu aramubwiye ngo nta kibazo rwose, aho uzagira ikibazo uzaze umbaze nzagusobanurira rwose. Umuhungu wacu rwose urabona ko yari yamaze gutwarwa n'uyu mukobwa rwose. Urabona ko ari kugenda amwiyegereza, batangiye kwiga bari kumwe, yasohoka akajya kumureba. Urabona basubiye mu ishuri rwose. Batangira gukurikira amasomo rwose, ubona ko bashyizeho umwete kugira ngo bazabashe gutsinda neza. Maze mwarimu arangije arababaza ngo mu isomo ry'ubushize twasoreje he, twize nguki? Urabona rwose uyu mukobwa aribona rwose, yahise ahaguruka ajya imbere, arangije abwira uyu muhungu ngo wambonye? Maze wa muhungu nawe yahise yihagurukira rwose, abacaho abarigendeye. Yaragiye hehe? Mbese rwose yigira kuri uyu mukobwa wacu, aramusuhuza. Urabona rwose yatangiye kurwana, akubita rwose uyu mukobwa, amuziza uriya muhungu, amubwira ngo nguhaye gasopo, ntuzongere kumvugishiriza umuhungu, uriya muhungu ni uwanjye rwose, ntuzibeshye n'umunsi n'umwe ngo uraza umuvugisha. Ninkubona umuvugisha tuzaba babiri, uranyumva neza? Urabona rwose yari ari kurya akabombo, ubona ko yishimye rwose. Arangije yakomeje kureba ukuntu uriya mukobwa rwose ari kubwira uyu muhungu ngo mbabarira rwose, ntabwo nshaka kunyegera, ntabwo ngushaka imbere yanjye rwose, genda. Umuhungu rwose byamwanze mu nda, arangije atangira kwibaza ngo ni iki cyabaye, ko uyu mukobwa rwose yari umwana mwiza, ni iki cyabaye? Urabona umukobwa wacu rwose yakomeje kureba uriya mugenzi wiwe, umujinya ukamwica, ariko nta kundi yari kubigenza. Rwose. Urabona basohotse rwose, yaje yihuta akora kuri uriya mukobwa, arangije aramubwira ngo mbabarira rwose, ndeka, ndashaka kubaho njyenyine, nta muntu n'umwe nshaka ko yanyegera rwose.
none habaye iki? Ni ukubera iki utari kumvugisha? Ni ikihe kibazo? Urabona rwose umuhungu wacu ntabyumva, yakomeje kwibaza niba hari icyo yakora ariko biramushobera. Urabona rwose ariko yahise avuga ngo okay, nimba ari uku ubishaka reka nigendere rwose, ubwo nzaba ndeba. Urabona rwose bari bari muri library bari gusoma ibitabo. Umuhungu wacu yafashe igitabo arangije agenda rwose, agenda gusomera imbere y'uriya mukobwa, aramubwira ngo nari nje rwose kugira ngo dufashanye gusoma rwose, erega mba nkumbuye no kukuvugisha. Turabona rwose umukobwa nawe kuri uru ruhande yari yakomeje kumuvugisha nta kibazo gihari, ariko wa mukobwa yaje kubabona. Akibabona yaje kubafotora rwose, niko gufata ifoto, arangije arayisevinga aragenda. Hano rwose bakomeje kuganira ubona ko bishimanye, bari bishimanye rwose, ubona ko hashobora kuzavamo ikintu cyiza. Turabona umukobwa wacu yatanze amafaranga kuri uriya muntu kugira ngo abashe kumushimuta, ashimute uriya mukobwa mugenzi we rwose. Urabona bagisohoka ababyeyi rwose barategereje umukobwa ntibamubona, bahamagara amatelefoni, telefoni ntayiriho. Bakomeje gutegereza umukobwa baramubura rwose, maze umugabo atangira rwose ndabirambiwe, uyu mukobwa atangiye ingeso mbi. Ni igiki yabuze hano kugira ngo rwose atangire kugenda, atangire gusiganana n'abahungu ho? Ni ukuri rwose mumbabarire, umwana wanjye ndamuzi, ndamwizeye, ntago yabikora rwose. Hashobora kuba havutsemo ikindi kibazo, kuko ndamwizera rwose, umwana wanjye ntago yabikora. Urabona rwose uyu mukobwa nawe yakomeje gushyiramo akunyu rwose, agenda ababwira ngo uyu mukobwa wawe akunda abahungu kubi, namubonye rwose yasigaranye n'umuhungu rwose. Ndabizi ntabwo mumyizera, ariko njyewe icyo mbabwiye ni ukuri. Hari umuhungu rwose basigaranye, n'ikimenyimenyi. Nimba mushaka kubimenya reka mbereke gihamya. Umukobwa wacu rwose urabona ko yakomeje gushyiramo akunyu kugira ngo babe babasha kuvuga nabi uyu mukobwa, ariko ntago babyitayeho rwose, bakomeje kubihakana. Niko gufata ya telefone, arangije abereka ifoto yafashe bari muri library na wa muhungu bari kwiga. Akiyereka mama we byaramutunguye rwose, abura icyo yakora, abura n'icyo yavuga. Nabibabwiraga rwose mukagira ngo ndamubeshyera, ngira ngo noneho mutangiye kubyibonera. Iyi foto biragaragara, ariko rwose umwana wanjye ibyo ntabwo yabikora, ni ukuri. Ndamwizera. Uramwizera? Reka dutegerezeho gato rwose, ashobora kuza rwose. Wa mukobwa yaje kwinjira rwose, akinjira yahoberanye na nyina we rwose,
birabayobera, ariko umugabo yari yababaye rwose ubona ko byamubabaje, arangije aramubwira ngo uraza umeze gutyo nta n'ikibazo ufite, ubu ni sangahe, none habaye iki? Ntabwo uzi ikibazo cyabaye? Ishuri musoza saa 10 uje saa 2 z'ijoro koko? utangiye gutyo? Ndabona aho bigeze ni ukukwirukana muri uru rugo rwose kugira ngo utazanteza ibibazo. Umugabo yahise ahaguruka yigira mu cyumba rwose, asiga bari muri aya magambo. Umwana rwose yatangiye asaba imbabazi, ariko nyirabuja yanze kubyumva rwose. Akimara kwanga kubyumva, yakomeje kubabwira ko bagomba kuva hano rwose bakagenda. Ni uku nguku rwose igice cya kabiri kirangiye, mbibutsa ko ejo tuzabashyiriraho igice cya gatatu, ndizera kandi ko kizabashimisha rwose. Umwana wacu rwose ahura n'ibibazo, baramukandamiza, ariko wenda igice cya gatatu bishobora kuzaba neza. Njye mwari kumwe ni Birasa Official, bibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Ciao ciao.